nagira ngo nkugire inama nujya gusenga vanamo gushidikanya. Kwizera ukuyemo gushidikanya bingana n'igiti. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Reka mbanze mbashimire uburyo mudukurikira. Rwose turabashimira cyane umwanya wanyu mufata wo kumva ijambo ry'Imana, wo kumva ubuhamya. Nukuri Imana ibaduhera umugisha, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese Imana ibaho umugisha. Nkuko dusanganywe rero hano kuri Arabohora TV, nukuri hari intego uyu munsi nifuje ko tuganira, ariko mbanza no kubabaza mumeze muti? Umwami Yesu mugendanye mute muri iyi iminsi ikomereye benshi, ariko mwebweho ndabizi ko mwiringiye Imana, kandi kuko mwiringiye Imana nzi ko uburinzi bwayo bubageraho, ubutabazi bwayo bubageraho. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge hanyuma tugaruke ku ntego yacu y'uyu munsi. Tugiye kuganira gusenga. Gusenga ni iki? Gusenga ni iki? Ese usenga nde? Ese ninde usenga? Ese agomba kuba yifasha ate? Tugiye kuganira kuri iyo ntego. Reka tubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'imbabazi zawe utugirira uko bwije nuko bukeye. Turagusaba Mwami kugira ngo tubabarire ibyaha byacu, tubabarire aho tutatungana. Paulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ariko ibibi bikantanga imbere. Kuko uri umutunzi w'imbabazi, ubabarire buri muntu wese, ugusenga, ugusaba, uje imbere yawe, kuko uri umwami mwiza, uri umwami w'amahoro, uri ibyiringiro by'abasenga. Rero tukweretse buri wese tugiye kubana muri kino kiganiro, tugiye kubana muri iri jambo ry'Imana, Mwami Yesu, kugira ngo buri wese umufashe. Nanjye ugiye kurivuga nshishijwe bugufi cyane n'imbaraga zawe nyinshi, nanjye ungirire neza, nanjye rwose ube mu ruhande rwanjye, kuko utari kumwe nanjye ntacyo nashobora kuvuga. Iri jambo ryawe riranduta, ndetse hari n'abahanga barizi cyane, ariko kuko nanjye wampaye uwo mugisha wo kukumenya, wo kukwizera, nanjye ndabigushimiye. Ngwino ubane nanjye, kandi izina ryawe rikomeze kwamamara mu isi yose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugaruke rero ku ntego. Amazina yanjye ni Betty, nkuko njya mbibabwira, ndi mwarimu muri ADPR i Remera. Ndi umumama, shima Imana ko yampaye uwo mugisha nawo. Imana ibishimirwe. Byose biba mu bushake bw'Imana cyangwa mu rukundo rw'Imana. Reka twigire ku ntego yacu ivuga gusenga. Ubundi gusenga ni iki? Bamwe bakunda kuvuga ngo gusenga cyangwa se gusaba, abandi wenda bakavuga ngo kuomba Mungu, gusenga Imana. Najyaga numva n'Abagande bavuga ngo njagara kusaba Mukama, wenda niba mbivuze neza ndumva ari uko. Hanyuma mu Banyarwanda nabo bakavuga ngo gusenga. Uhura n'abantu kakubwira ati ngiye gusenga cyangwa ngiye gusaba. Abasilamu bakavuga ngo kusari. Byose nyine buri muntu wese afite uko abyita, ariko se gusenga ni iki? Ubundi ngewe ndumva wenda mu magambo numva nabivugamo, gusenga ni ugusaba. Usaba icyo udafite, kandi nanone ntushobora gusaba usaba utizeye ko afite.
icyo ugiye kumusaba urabanza ukamenya neza ko agifite. Ndagira ngo rero natwe tugiye kuganira ku ijambo gusenga cyangwa gusaba. Ubundi ntushobora gusaba amata umuntu uzi neza ko adafite inka, cyangwa se wenda uzi neza ko adafite amata ujya kuyamusaba kubera yuko uzi ko ayafite. Ngira ngo wenda ibyo namwe niko mubyumva. Niba wenda adafite n'inka uba uzi ko wenda yayaguze, ariko ntushobora kujya gusaba umuntu amata uzi ko atayafite. Mu muco navugaga ngo ntiwasaba amata umuntu ese mwite ngo ikira, ese mwitu hari imvugo wenda mvuze ngo umutindi ushobora kugira ngo wenda atukanye. Reka mvuge wenda umuntu utoroye udafite inka, wenda ntago wajya kumusaba amata uzi ko atoroye, ujya kumusaba kuko uzi ko yoroye. Urundi rugero, ntushobora kujya gusaba umuntu amazi uzi yuko amazi atayafite. Wenda turebe nk'uru rugero rw'umusamariya na Yesu. Ngo umusamariya yaravuye kuvoma ahura na Yesu, hanyuma Yesu aramubwira ati wampa ku mazi yawe. Umusamariya, kuko abasamariya n'abayuda baranenanaga, noneho Yesu aramubwira ati wampa ku mazi. Umusamariya aramubwira ati, umusamariyakazi aramubwira ati kuri umuyuda nkaba umusamariya uransaba amazi gute? Mu by'ukuri yumvaga bidashoboka, ariko Yesu atangira amuganiriza, bagirana ikiganiro. Noneho ariko Yesu ni umuhanga cyane, yari afite intego yo kugira icyaha uwo mudamu, cyangwa kumuha agakiza, cyangwa kumuha amazi y'ubugingo. Arangije umugore aravuga ati kuri umuyuda nkaba umusamariya uransaba amazi gute? Yesu aramubwira ati unywa ku mazi muha ntazongera kugira inyota ukundi. Umudamu abitega amatwi, sinshaka kwinjiramo wenda cyane, ariko umudamu ngo Yesu amubaza ati se ufite abagabo bangahe? Umugore aravuga ati nta mugabo ngira. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri, kuko n'uwo ufite si uwawe. Ubwo Yesu yahise areba mu mutima wa musamariya, ahita amenya ibiri muri we. Ubundi Yesu arondora imitima yacu akayimenya. Aramubwira ati nunywa ku mazi nguha ntuzongera kugira inyota ukundi, ntuzongera kugira inyota y'iby'isi, ntuzongera kugira inyota y'ibyaha. Umusamariya rero yemera kuri ayo mazi, ngo agenda yiruka ajya mu mudugudu, aragenda ahamagara abantu bose ati nimuze mbabwire, ati nimundeke mbabwire inkuru nziza, nahuye na Mesiya. Ngo kandi guhura na Mesiya si ibisanzwe. Uno mudamu Yesu amenya ko guhura na Yesu atari ibisanzwe. Wowe rero uri gusaba, banza umenye ko ugiye gusaba ari umuntu udasanzwe, ari umuntu ufite ubushobozi. Reka wenda mbaho urundi rugero. Iyo ni inkuru ya Bibiliya, wenda benshi murayizi. Ntushobora gusaba umuntu imodoka utazi ko atayifite. Uyimusaba kubera yuko uzi ko ayifite. Kandi nanone iyo ugiye kuyimusaba urabanza ukicisha bugufi. Reka wenda mbahe n'urundi rugero. Kera bajyaga bavuga ngo abanyumba 10. Sinibuka neza harya abanyumba 10 ubu bitwa abandi, kuko bakundaga no kubivuga abanyumba 10. Iyo wajyaga ku muyobozi uwo nyumba 10 nyine, wagombaga kugenda wicishije bugufi, ukamusuhuza. Mu muco nyarwanda n'ubundi uje gusaba umuntu uramusuhuza, ukamubaza amakuru nawe akakubwira yawe. Noneho ukanamubwira uti rwose mugira n'imirimo myinshi, ndabizi muba mufite imirimo myinshi, ariko biratangaje ukuntu abantu bifata bagiye imbere y'Imana. Umuntu akagenda ntabanze noneho no kubaha Imana no kwicisha bugufi.
ikindi ugiye gusaba nk'umuntu waramukoreye wenda nk'ikintu kibi, bien sûr umutima urakubwira uba ugomba kubanza kumusaba imbabazi. Iyo ugiye rero gusenga urabanza ukihanira Imana nk'uko n'umuntu yihanira undi, n'Imana urayihanira ukayisaba imbabazi. Gusenga cyangwa usaba ujya gusenga Imana kubera ko uzi yuko ibyo uyisaba ibifite, kubera ko uyizeyeho ubushobozi, kubera ko uyizeyeho imbaraga. Reka wenda twifashishe iri jambo ry'Imana turisome kugira ngo tubyumve neza. Muri Yohana wa mbere ibice byaho 5 umurongo waho wa 14. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Mbabarira subiremo wumve neza, iri ni ijambo ry'Imana. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Iki nicyo kidutera gutinyuka, nuko twumva iyo dusabye nk'uko ashaka. Uyu murongo wa 14 uravuga ngo iyo tumusabye nk'uko ashaka. Ese birashoboka ko hari n'abantu basaba nk'uko adashaka? Ni gute umuntu asaba nk'uko ashaka? Nitujya tuganira ijambo ry'Imana nawe uri umukunzi waryo ukaryumva, ujye utwandikira hariya muri comment utubwire uti nanjye ndaryumva gutya, turiganire tunezerwe. Nuko twumva iyo tumusabye. Iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye. Imbere yande? Imbere y'Imana. Nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Bivuga ngo birakwiriye yuko abantu bazi uwo basaba bakwiriye gutinyuka bakamusaba ikintu, ariko kandi bakanasaba bakurikije ubushake bw'Imana. Yesu yigishije abantu gusenga, arababwira ngo mujye musenga muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka aba ari byo bibaho, ibyo ushaka aba ari byo bibaho. Hari n'igihe Yesu igihe yageragezwaga yahuye n'amakuba akomeye, hari aho yasenze aravuga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko arongera aravuga ngo bibe nk'uko ushaka ntibibe uko njyewe shaka. Yumvaga yuko we ashobora kugira intege nkeya kuko yari nyine yari yambaye umubiri uwo mwanya, ariko ahita asaba imbaraga aravuga ati Data bibe nk'uko ushaka, bibe nk'uko ushaka ntibibe uko njye nshaka. Niho hano havuga rero ngo nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Kandi ubwo tuzi yuko icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Nanone kandi uyu murongo ukavuga ngo wa 15, nunasaba ujye wizera neza yuko icyo usabye uwo wagisabye yakumvise. Imana iba yakumvise, Imana iba yaguteza amatwi, ndetse mbere yuko unasaba yo ireba mu mutima, iba yamenye ibintu uri gutekereza, ariko igashaka ko dusaba, igashaka ko dusenga. Ubundi gusenga ni intwaro ikomeye. Gusenga binyeganyeza imigambi y'ikuzimu. Nubona uri guhura n'ibibazo byinshi bikomeye, ujye urushaho gusenga. Ntuzakore ikosa ryo kureka gusenga ngo nuko ubona ibigeragezo bisimburana biza n'ibindi bikurikirana. Oya, wowe senga, wowe usenge, kandi usenge wizeye, kandi ntutinye Satani. Satani yaraneshejwe n'ingabo ze zose.
n'ibintu ubona bikurwanya bimeze nk'intare, ziraziritse, ziratontoma ariko ziraziritse. hari nk'ukuntu usenga ukabona ibintu bigutontomera ari byinshi, ukabona impande n'impande, ariko wowe senga, wikwita kuri ibyo. Senga Imana, uyisabe wizeye, uyisabe n'umutima wawe wose, uyisabe wicishije bugufi, uyisabe wabanje kuyihanira, wabanje kuyisaba imbabazi, wabanje gukuramo ikintu cyose wumva cyagutandukanya n'Imana. Ikintu kidutandukanya n'Imana ni icyaha. Ubundi Imana ntago yanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Uhereye kera Satani n'umwanzi w'Imana n'abantu. Niyo mpamvu Satani ahora guteza icyaha, ahora akugirira ishyari, kuko azi neza ko Imana igukunda cyane. Imana idukunda urukundo. Reka dusome hano muri Yohana wa mbere ibice byaho 4, turasoma 6 murongo wa 16. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka. Kuko uko ari ariko turi muri iyi si, mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashikira urukundo rutunganijwe rwose. Turayikunda kuri 19, turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo ngo ukunda Imana ukunde na mwene so. Imana itugirire neza. Ntabwo ushobora kujya gusaba umuntu rero uzi neza ko akwanga. Impamvu twese twirukira ku Mana nuko tuzi ko idukunda, kandi koko niko ijambo ry'Imana riri, ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda twebwe tudakunditse, turi abanyabyaha. Imana ni urukundo, Imana ni inyembabazi. Aha rero gusenga, ujya gusenga Imana kubera yuko uyizeye ko igukunda, uzi neza ko ibyo uyisaba iri bubiguhe, uzi neza ko nuyibwira uti mfite amakubahana iri bukurengere. Ujya gusenga uvuga uti ndarwaye, ariko Mana nzi ko wankiza, nzi ko wahita unkuraho ubu burwayi. Ujya gusenga Imana uyisaba akazi, uvuga uti Mana ndabizi ndi umushomeri, ariko wampa akazi. Hari abantu n'ukuri Imana yahaye akazi atari uko rwose bari bafite undi wakabashakira. Gusa Imana ikabafasha bagatsinda ibizame, bakabona akazi. Undi akajya gusenga cyangwa akajya gukora nk'ikizame cy'akazi, ari umushomeri wenda ntatsinde, cyangwa yanatsinda ntanakabone, nawe wenda agatavuga ati ubu se ngiye Imana n'inkunda. Iragukunda, ahubwo igihe ntikiragera. Ariko wowe komeza usenge. Ukajya gusenga wenda usaba ko Imana ikwishyurira, bamwe ikabishyurira, abandi ukabona biratinze wenda cyangwa ntisi bikora. Imana irihagije mu turo bwayo bwera. Ukajya gusenga usaba umwana wenda ntiti bikora. Mu by'ukuri Imana iba yumvise. Ahubwo mureke dusobanukirwe ubushake bw'Imana ni iki. Mureke dusabe nk'uko Imana ishaka, kandi twemere kubaho mu bushake bw'Imana. Gusenga, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka aba ari byo bibaho. Nabwo ukaba urishe. Ushobora no kugenda ukangisha umuntu uwundi cyangwa mwene se, ukamuvuga nabi, kandi mu by'ukuri ukanavuga n'inkuru utahagazeho.
ukica umuntu, ubwo se umuntu ntumwishe, uramwishe umuhambye mu wundi, umuhambye mu wundi, wundi namubona azamuborebera muri bya bindi wamuvuze. Ese none ko uvuze umuntu nabi wenda ukamubeshyera n'ibyo atakoze, wunguka iki? Wunguka iki? Nagiye nkunda kubyumva, nigeze umuntu aba ngo bakwimuye ku kazi aha n'aha ngo kubera yuko bitagenze neza. None se ko ntabimenye, none se ko nta domande, none se gute? Noneho ukagenda bakakugeza ngo nuko nyine, mbese bakagenda bavuga kandi badakwiriye no kuvuga. Hari ibintu biba bitanavugika wumva. Rero kuvuga umuntu ukamuharabika mu by'ukuri ukamuvuga nabi, ubumwishe nako nukwica, cyangwa ukihora wifuriza umuntu uragapfa, cyangwa ukavuga uti runaka ndamwanga. Ese uramwangira iki? Uko nukwica mu by'ukuri, nako nukwica. Kuroga umuntu wenda umuvugutiye uburozi, arabunyweye, uramwishe, kandi wowe ukagenda ukumva umwica nyine uriya wafashe imbunda. No, Bibiliya irabivuga neza yeruye ngo murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka. None se umuntu uyu mugiriye nabi wunguka iki? Ntacyo wunguka. Ni mubireke rwose, ababikora ni bibi. Hano rero hakavuga ngo muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. Imana itugirire neza. Umurongo wa 3 no havuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Ndagira ngo rero Imana iduhane umugisha, twige gusaba neza, twige gusenga. Hari ukuntu uba wumva ijambo ryagufashije cyane, ariko ukabura ukuntu wenda nk'ubu nabuze ukuntu wenda bibumvisha, ariko umwuka wera abibumvishe, abasobanurire. Niwe uzemeza imitima yacu, biravuga ngo niwe uzatsinda ab'isi akabemeza iby'ibyaha byabo. Ikintu gituma Imana itumva amasengesho ni ibyo byaha, kwa kundi ugenda wifuriza umuntu ikibi. Iyo usenga usabira umuntu ikibi, ntabwo Imana ni umubyeyi. Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Ntabwo Imana ishobora kwirengagiza gusenga k'umuntu uwo ari we wese, kuko Imana ari urukundo. Ikindi nagira ngo nkugire inama, nujya gusenga vanamo gushidikanya. Kwizera ukuyemo gushidikanya bingana n'igitangaza. Niko twajyaga tubivuga, tukajya mu mibare kumva mbese ufite kwizera. Kandi ni ukuri, umuntu yasenga yizeye abona icyo asabye. Nigeze numva ubuhamya bw'umuntu wari urwaye, aravuga ati indwara nyikujemo amaraso ya Yesu ndayanze. Ni ukuri indwara yavuyemo, yashimaga Imana. Ibintu abaganga babona ko bitashoboka birashoboka. Gusenga ni ugusaba, gusenga ni ukwicisha bugufi, gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ukugirana connection n'ijuru, ni ukugirana kuvugana n'Imana. Iyo uri musenga wicishije bugufi nta cyaha ufite, Imana muba muri kumwe. Nujya gusenga rero banza ukuremo ibyaha, banza wiyeze, banza witunganye, banza. Ariko kuki utajya ufata n'amasengesho ngo wirukane icyaha muri wowe, wiyirize? Abantu benshi bakunda kwiriza, Mana nkiriza umuryango, Mana nkiriza abana, Mana nkiriza igihugu. Ariko jya unasenga uvuge ngo Mana mfasha, mwuka wera ica ingeso mbi, ica ibyaha biri muri nge. Ntago ndi umukiranutsi, ndi umunyantege nke Mana. Ukajya usenga gutyo. Imana itugirire neza cyane, Imana ibampera umugisha. Rero abantu bajyaga basenga, ariko ugasenga n'ibyaha, wige gusaba Imana imbabazi. Ushobora no kubura ahantu utabona n'uwo waturira, pfukama umenekera Imana. Icyo nkundira Imana, ireba mu mutima. Imana ireba mu mutima, utaravuga ijambo na rimwe iba yakubonye. Hari uwigeze kujya imbere y'Imana, niba ari umufarisayo, aravuga ngo ndagushimiye Mana, ngo kuko ndumva ntibuka neza niba ari umufarisayo niba ari umusadukayo, ariko ngo kuko ntameze nk'ababandi, ngo babatindi wenda, mbese avuga amagambo menshi. Ariko undi araza aca bugufi, yicisha bugufi, aragenda atura ituro ringana nuko yari ameze. Imana iramwumvira, Imana iramwumvira.
Imana imugirira neza. Ariko wundi wishyize hejuru, simeze nk'abandi, no, ca bugufi. Isi irigisha, isi iragukanda, isi kunyuza aho utakagombye kunyura. Uza igihe kiragutegeka. Iyo uri muto uba uri mu gihe cy'ubuto, iyo utangiye gukura uba uri mu gihe cyo gukura nyine, iyo kandi urwaye uba uri mu gihe cyo kurwara, n'iyo wakize uba uri mu gihe cyo gukira, iyo wapfuye uba uri mu gihe cyo gupfa nyine. Kandi ntabwo ubimenya, ntumenya ngo napfuye, ninde uhari, ntaki. Abantu benshi rero wenda sinzashyingurwa nande, sinzicwa n'iki, kuko urupfu iyo rwaje rugahura n'ikizakwica, ubwo ni ikizakwica, naho uzapfira n'ikintu kigomba kukwica nyine, ubwo ikizakwica nta kibuza, urapfa. Imana ibaho umugisha. Ni ukuvuga ngo iyo byahuriranye igihe cyageze, ni ibintu bitatu. Ahantu uzapfira, igihe uzapfira, n'ikizakwica. Ibyo bitatu iyo bihuye urapfa. Ntakagire rero ikintu kigutera ubwoba. Nta n'umuntu burya wajya kukwambura ubuzima. Hari n'igihe biba byahuriranye n'ikizakwica, cyangwa byahuriranye n'igihe, cyangwa byahuriranye n'aho uzapfira. Niyo mpamvu umuntu ujya kubona ukabona wenda aguye mu bitaro, kabona mbese birahura. Icyo gusa nashakaga ni uko twasoza dusenga Imana, kandi dusaba, twizeye neza ko Imana dusaba itwumva, twizeye neza ko icyo tugiye kuyibwira. Mbabarira nkwinginge inshuti y'Imana, wowe ufite ibintu umaze igihe usengera ubona rwose byananiranye, gusenga biritura imisozi ikigirayo. Yabwiye Zerubabeli ngo, Imana yabwiye umusozi ngo, wa musozi munini we wiyita iki? Niyo umugaragu wanjye Zerubabeli. Niko Imana igiye kubwira ikintu cyose kiri imbere yawe kikuremereye ngo wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye. Humura, komera, tuza, shikama, wikuka umutima. Imana iri kumwe nawe, Imana izakuneshereza, kandi Imana iragukunda. Ntabwo uri wenyine, uri kumwe n'Imana n'umwuka wera. Hari umuririmbyi yavuze ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. Iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, aha ni umutwaro wamvuye ku mugongo, ku musaraba mwiza, niho umuntu abonera abagabo batatu bakamuhumuriza. Kuririmba ni ugusenga kabiri, hanyuma tugiye gusenga Imana. Ariko mwibuke ko twasomye ijambo rivuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Ndifuza ko dusaba cyangwa dusenga tugasaba ibiri mu nyungu z'Imana. Ibintu Imana ifitemo inyungu, ndatekereza ko mubizi. Murabizi ibintu Imana ifitemo inyungu, nibyo tugiye gusaba. Bishobora no kuba nawe ubwawe bigufitiye inyungu, ariko n'Imana ikabihererwamo icyubahiro. Urugero, urasaba akazi, nuko ugomba kubona ako kazi, ariko ukicisha bugufi, kagatuma Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ugomba gusaba wenda imodoka n'urugero n'ibindi ushaka, ariko bigatuma Imana ihabwa icyubahiro. Nuko usaba wenda urugo, ariko urwo rugo ntirube ikigirwamana,
ikigirwamana, cyangwa iyo modoka ngo ibe ikigirwamana, cyangwa ako kazi, ahubwo bikaba ari ibituma wicisha bugufi imbere y'Imana, Imana igahabwa icyubahiro, Imana ikanezerwa, bikagirira Imana umumaro, kandi nawe ubwawe bikakugiriramo umumaro, na bene so bakabigiriramo umumaro. Rero Imana iduhana umugisha, mureke dusenge, ntugasabe nabi, ahubwo saba neza, kuko gusenga neza nawe ubwawe biragufasha. Mu by'ukuri iyo uvuze umuntu nabi cyangwa ukamwangisha abandi, umubonye wese ahita amubonamo bya bindi wavuze, ntabwo ari byo. Gerageza uvuge, basi ujye uvugana umuntu neza, niba udashoboye kumuvuga neza icecekere, ubyihorere, mureke dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye, uri Imana igira neza, uri Imana ikiranuka, uri Imana yera, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi ku byaremwe byose. Turagusabye Mwami, Satani yahagurukiye abantu, turirukana izo mbaraga mu izina rya Yesu. Turirukana imbaraga zisenya abandi, turirukana imbaraga zibuza amahoro abandi, turirukana intambara n'amacakubiri, turirukana buri kintu cyose Satani yahagurukije, kuko tuzi ko Satani ari ugira ibibi, ari se w'ibibi byinshi, ari se w'ibinyoma, ari se w'ishyari. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye umuntu wese ku cyifuzo afite, kugira ngo musubize Mana. Urakoze, turagushimiye. Ni ukuri iyo tugiye gusaba ni byinshi twakubwira Mwami. Turagushimiye kubw'umusaraba wawe, turagushimiye kubw'imbaraga zawo. Turasabye kugira ngo Mwami ibyo tugusabye uzabyubahirirwemo, uzahabwa icyubahiro, uzashyirwe hejuru. Abashomeri Mana ubaha akazi, abashonje Mana ubagaburire, ababuze urubyaro Mana ubaha urubyaro, abarwayi Mana ubakize Mana, ikintu cyose abasaba kubakirwa ingo Mana ubibakorere, ariko tuma izo ngo zubahwa, uzubahirizwamo Mwami. Turagushimiye, kandi uretse n'ibyo tanga n'agakiza, abantu babohoke, abantu buzura umwuka wera, abantu babe maso Mwami w'abami Yesu, bamenye aho igihe kigeze, bamenye ko Umwami Yesu azagaruka, bamenye ko impanda y'Imana izavuga, bamenye ko igifite itangiriro gifite n'iherezo, iyi si igeze ku iherezo. Turasabye Mwami ubuntu bwawe, imbabazi zawe, kugirirwa neza kwawe, amahoro yawe. Uwiteka wowe utinda kurakara, buri muntu wese umusure, umusubize Mwami. Ikintu cyose buri wese agusaba ugikore Mwami. Abafite intimba ubamara intimba, wikoreye intimba z'abari mu isi bose. Uri ku musozi Getsemani warasenze, ngo ugera naho ubira ibyuya by'amaraso. Urasenga. Hari n'igihe wabwiye abigishwa ngo munaniwe kubana amaso nanjye, bari bagize intege nke z'umubiri. Abantu benshi bafite intege nkeya, abantu benshi barananiwe, itorero ryacitse intege Mwami. Imbaraga z'abera zaramenaguritse, ariko uri Imana igitabara. Rwanirira abera, rwanirira itorero, rwanirira abagusenga Mwami w'abami Yesu. Wowe ugira imbabazi, n'ababandi batizera urabazi, n'ababandi badakijijwe urabazi, n'ababandi bumva badashyikira ubumana bwawe, batumva kuriho, bageze ahandi hantu. Abo Satani yanyaze, abo Satani yibye, abo yatwaye ibyabo, abo yatwaye umutima, ntibashobore gukiranuka Mwami. Abo yabeshe, abakora ibyaha, batinganyi, abo yamaze kugeza mu yindi si y'umwijima. Umucyo wawe imbaraga z'umusaraba zibasha kugera n'ikuzimu, zikamurikayo, zigakurayo abari bapfuye. Ijambo riravuga ngo namwe yarabazuye. Haleluya. Abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, hari abantu tuzuye muri uyu mwanya. Hari abo Satani yatwaye mu bitekerezo, hari abo yajyanye mu busambanyi, hari abo yajyanye muri karande zo gusinda, hari abo yajyanye mu kuroga, hari abo yajyanye mu bapfumu, hari abo yajyanye mu nzangano, hari abo yajyanye mu
bashyari, ariko abo bose bakajya mu rusengero nabo bagasenga. Mana wowe ugira imbabazi, bohora imitima yabo, abantu bamenye gusenga, abantu bamenye gusaba, kandi nibasaba bahabwe mu izina rya Yesu. Tunetwarije imbaraga zose z'umwijima, twirukanye kuzimu na Satani. Waravuze ngo abakijijwe bazakandagira inzoka na skoropiyo. Hari ibintu dukandagiye ubushomeri, dukandagiye ubukene, dukandagiye intambara izo arizo zose. Yaba ari ibihugu birimo intambara ubatabare mwami, abari mu kago batabare mwami, abari kugutabaza, abajyanwa ahantu bakingiraniwe batazi. Uri Imana, uri Imana, uri umutabazi. Amasengesho turabizi ko ari nka bombe ishobora guturikana, Satani gaturikana imigambi ye yose. Mu izina rya Yesu twohereje imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zikiza kuri aba bantu barwaye, aba bantu Satani yaboshye, aba bantu Satani yaboheye ikuzimu, aba bagira ishyari, aba batwaye basenya ingo z'abandi. Turasenze bohora iyi mitima. Harimo abari abapasiteri Imana, harimo abari abakristo, harimo abasengaga Satani abivuga hejuru, abahagarara hejuru. Turasenya izi mbaraga mu izina rya Yesu. Turasenze Uwiteka. Hari n'abandi batigeze bamenya Imana, batanasengaga, hari abatwawe ari imbohe, barabaroga, bagenda bataza aho ubwenge buri, bakingiranirwa mu mwijima, aho umuntu wahamije izina ryawe agenda agahinduka ukundi kuntu nawe atabizi. Izi mbaraga zawe nzohereje ahantu hose, mu isi yose zigerayo, mu isi yose zigerayo, mu izina rya Yesu. Imbaraga zafasha abakobwa zikabazinga, abarozi bakabazinga, n'abasore, mu izina rya Yesu. Izi mbaraga ndazishwanyaguje shingiye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ravuze ngo barasaba ntibahabwe uko basaba nabi. Uyu mwanya turakwinginze, igisha abantu gusenga, igisha abantu kuba imbere y'Imana. Abantu bamenye gusenga bari mu makuba, abantu bamenye gusenga bari mu bibazo. Kandi Mana, uko mbasengeye niko nsengeye n'iyi televiziyo n'iyicano. Mana we uyikorera ibikomeye, abantu bayikirizweho. Nta wundi mugambi mwami, niba nta muntu wahinduka ntacyo twabivugira, ntacyo byaba bimaze. Ariko turasenze Mana kugira ngo imitima ya benshi bohoke. Niyo ntego yacu mwami, urabizi. Dutanga amafaranga kugira ngo abantu bakizwe, tukavuga ubutumwa. Mwami Yesu, ntago twita ku isoni z'umusaraba, nitwita kuri bamwe batubona ko wenda dushaka inyungu, ahubwo twita ku cyo wavuganye natwe. Niyo mpamvu usengeye imitima y'ubu bwoko kugira ngo ubahe wa mutima wari muri Kristo Yesu, wa mutima wizera, wa mutima wubaha Imana, wa mutima uca bugufi, abatarakizwa, batababarira, badasaba imbabazi, abo Satani yafashe imitima akayishira mu munyururu. Mu izina rya Yesu Kristo turabohoza imiryango yose mwami, mu moko yose mwami. Wigaragaze mwami, witamurure mwami. Satani uri kwica abana bakiri batoya, turabohoza aba bana mu izina rya Yesu. Ari abagiye kuvuka bari muri maternity, umugambi wa Satani tuwuburijemo. Ari abagore bari kunda, Mana, ari igihugu cyacu mu nzego zose, buri muntu wese mufashe, buri wese akeneye ubufasha bwawe mwami w'abami Yesu. Ari perezida w'igihugu cyacu, ari n'izindi nzego zose, buri muntu wese aragukeneye. Biriya bihugu birimo intambara, mwami w'abami Yesu, tabara abanyekristo. Twicishije bugufiya cyane, wubahwe, ushyirwe hejuru. Mana ujye udushoboza gusenga ibintu biri mu nyungu zawe, ibyo ufitemo inyungu. Urakoze uduhe kugenda twicisha bugufi kandi tukwiringira kandi tudashidikanya, kubera ko ubwami bwawe buratwegereye kuruta igihe twizereye. Mu izina rya Yesu, amen. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV.